Bari mu gitaramo muri Canada, Dorcas yakoze agashya hariya muri Inkakova, byari ibintu bimeze neza, nibyo ngira ngo tuze tuganireho kuri ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, ubwo bamuteruye akajya ku ruhimbi yambaye ibirenge akabyinira Imana. Byari ibintu bishimishije ku bantu babirebaga ndetse n'abantu benshi bakunda aba baririmbyi. Ntabwo twazanamo akavido kuko murabizi yuko YouTube channel iri mu bihano byinshi cyane, nako yahita igushyira mu bihano byinshi cyane, ariko ndagira ngo mbasobanurire akantu kose kandi uko byagiye bigenda nabikurikiranye, uko byagiye bigenda narindi online ndi kubikurikirana, ndavuga ngo abakunzi banjye ni gute ntabereka uko byari bimeze. Rero reka tubane mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, niba ari ubwa mbere ugeze aha ngaha kuraho hasi handitse subscribe kugira ngo tubana umunsi ku munsi mu biganiro byacu byose bitazajya bigusiga. 5 kuri 5 ndahari kugira ngo njye mbibaha ibiganiro bigezweho, breaking news, amakuru yose agezweho kuri channel yawe. Kandi mbashimiye uburyo muri kwitanga mugakora sub, mugakora subscribe, tukazamuka. Ni ibintu byiza biri kunshimisha rwose, muri abantu beza, Imana ibaha umugisha. Reka twinjire mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Mwaramutse neza banyarwanda ahantu hose muri impande zose z'isi, ndabaramukije mwiriwe abantu bose yenda badukurikira badukunda, ndabasuhuje. Amahoro y'Imana bane namwe, ubuntu bw'Imana bubabeho, mujye mugira amafaranga, nicyo mba mbifuriza n'ubuzima, kuko nta buzima ntabwo waba uri mu isi y'abazima. Murabizi rero ku munsi w'ejo naberetse ubwo Vestina na Dorcas mukuru we bari hariya muri Canada, n'ubundi ubwo barburiraga stage bwa mbere, babyiniye Imana karahava, batambira Imana. Muri kubona yuko imyenda Dorcas yambaye atari yo yari yambaye, igitambaro si kimwe, ikanzu si imwe. Ubwo rero kiriya giterane cyejo ku cyumweru cyagenze neza cyane, nabonye abantu benshi babyishimira, abantu benshi babipostinga bavuga ngo mwadusukirikije, kuko byari ibintu twebwe ubwacu twishimiraga, abantu benshi bishimiraga, bari bategerezanyije amatsiko menshi cyane kuri aba bana b'abakobwa. Rero Dorcas nk'uko muri kubibona, ikanzu yari yambaye ntabwo ariyo iri joro yambaye. Bataramye barakesha. Nahoze mvugana n'abantu bariho baratubwira ati ni ibintu byari bimeze neza, abana baduhaye ku mwuka wera, baduhaye ku butumwa tugenderaho, kuko ubutumwa baduhaye niyo mamba yacu. Aba bana bafitemo Imana, bafitemo Yesu muri we, rero uwo Yesu niwe natwe baduhaye. Abantu rero bishimye, bavuze uburyo rwose bataramye, baririmbye nta kwijena, bavuze uburyo baririmbye indirimbo nyinshi cyane, uburyo benshi bari bitabiriye kiriya gitaramo. Cyari igitaramo cyiza cyane kitabiriwe n'isi yose muri rusange. Hari ababikurikirana online, hari ababikurikiranaga abashiti babo bababwira, hari ababikurikiraga bari banahari, dore ko bagiye baturuka mu mpande zose zitandukanye z'ibihugu bigiye bitandukanye, kubera urukundo bakunda aba bari, kubera urukundo bakunda aba bakobwa. Ubundi murabizi mu minsi yashize ubwo bururaga rutema ikirere berekeza muri Canada, bwari ubwa mbere bagiyeyo. Ibintu byabo byose bavugaga uburyo byabatonze, byabavunnye, ugasanga avoka, nahoze ndeba akavido bavuga ngo ugasanga avoka imeze nk'igitumbwe cy'iwacu inaha, kandi koko by the way niko bimeze. Ngewe ukuntu nabonye kari akavuka kangana, ariko turiya tuvuka batwita impindurano ya ndatuzi iwacu turazihinga. Impindurano ni kuriya ziba zingana, ariko hariho usanga ziba ari ivoka nini, usanga tuba ari utuvoka tugaragara, ariko bo kubera ukuntu nyine baba bameze bibereye nko mu Burayi, n'ubundi bari mu bihugu by'Uburayi, usanga uko babayeho atari ko muri Afurika tubayeho cyane. Yenda mu bihugu by'i Burayi, hari muri Afurika, hari muri Aziya, uko imibereho yabo iba ibayeho ntabwo ariko natwe mu Rwanda babayeho. Ariko bashimiye umuntu wabahaye ibiryo bijya gusa nko mu Rwanda, kuko murabizi ibiryo byacu ukuntu tuba twarabimenyereye. Iyo ugiye mu kindi gihugu bishobora kugutonda, bishobora kwibaza nti se bimeze gute, nyine urababara ibyo nyine ibyo babiguhaye, cyangwa ukagiramo ingaruka mu nda. Ariko iyo ugiye ubona hari umuntu uhari wawe muziranye akakugaburira kinyafurika mu Rwanda, ubasha buryo ki wishima. Rero bashimiye uwo muntu wabakiriye, uwo muntu wabagaburiye, bavuze yuko yabagaburiye neza cyane kandi byari ibiryo biryoshye. Rero barataramye, bagiye batwereka aho bagiye hose,
abana bafite umwuka wera, iyaba abantu bose n'abari ko bari bameze, isi yaba paradizo, kandi gusenga umuntu akabasha buryo ki asenga, yegera Imana agaca bugufi, yegera Imana akayibwira ibimubabaje, ibimushavuje byose, akabasha buryo ki atabarwa. Kuko iyo buriya uciye bugufi, winginze Imana, Imana yo ibasha kugusubiza, ibintu byawe bikabasha burya ki bigenda neza. Naho kujya kwiheba uvuga ngo Mana waranyibagiwe, kuki njyewe utankorera ibi ngibi, kubera iki utaba wasenze kugira ngo iyo Mana uyibutse uyitakambire, uyibwire ngo ndagushaka nanjye hari ibyo nshaka yuko unkorera, ndagushaka nanjye hari ibyo nshaka yuko unkorera, dore biba byananiranye. Ariko iyo wegereye Imana ugasenga ni ibintu byiza cyane. Nka Dorcas muri kumubona rero, abantu izi mbyino ngiye nkunda kuzibonera abantu b'abanyamurenge cyane, kandi biriya bihugu bikunda kuba abanyamurenge, Canada cyane ikunda kuba abanyamurenge, abanyamurenge cyane cyane nibo babyina umuziki Imana ukabona ibintu bigenze neza. Nibo nkunda kubona bakunda kubyina nyine basimbuka, ariko umuziki uba urimo barawubyina ukumva wumvise akantu pe, ukumva nawe urafashijwe aho uri, cyangwa aho uri kubibona ukumva nawe wajyayo ukabyina. Nibo abantu nkunda kubona babyina rwose bashyiramo umuziki, ukumva ni ibintu ni ibintu bizima, ni ibintu byiza, Yesu Kirisitu ukumva nawe wahajya. So ngayo nguko rero, tubifurije kugira ngo bazagire n'urugendo rwiza, imigendo yose bazagira, ingendo zose bazagire ingendo nziza cyane, kuko murabizi yuko tubakunda kandi tuhora tubifuriza ubuzima, amahoro, umutekano, byose bikaba bibabaho, kuko n'abakobwa ba Yesu buzuyemo umwuka, buzuyemo imbaraga n'amavuta, bijye bibabaho umunsi ku munsi. So rero ngayo nguko namwe reka menera aha ngaha, mbashimira yuko munkurikiye kandi mugumize kunshyigikira nkabibona. Reka tuzamure iyi channel igere ku 1000 ejo hazaza, tuzabe natwe turi abantu babereka uko gahunda zose zimeze. Bye, ndabakunda cyane, mugire amafaranga, mugire amahoro, ubuzima bubabeho. Bye, bizu.